Tubahaye ikaze bakunzi ba Mamlaka TV. Ubushize twaganiriye ku isanduku y'Imana, tureba uburyo cy'isanduku y'isezerano yavanyijwe mu gihugu cya Israeli, Yerusalemu izanwa muri Ethiopia na Menelik wa mbere. Uyu bikavuga ko ari umuhungu umwami Salomo yabyaranye n'umwamikazi wo muri Ethiopia witwa Makeda. Isanduku igeze muri Ethiopia, nta yandi makuru twabashije kubona avuga kuri iyi sanduku nta kinyamakuru, iyi sanduku nta yandi makuru yabashije kuboneka yivugaho, nta kinyamakuru cyabyanditseho, nta mushakashatsi wabyanditseho, ahubwo isanduku iraboneka ku rutonde rw'ibintu bishakishwa ku isi, by'umutungo ushakishwa ku isi waburiwe irengero utazi aho. Bivuze ko isanduku yaburiye muri Ethiopia, ibaye yarasubiye muri Israeli. Bitakozwe mu buryo bugaragarira bose, ni ibintu bishobora kuba byarakozwe mu buryo bw'ibanga. Amakuru y'isanduku rero nta handi tuyabonera mu gihugu cya Ethiopia, niyo makuru ya nyuma tujya tubona iyi sanduku y'Imana. Igihugu cya Ethiopia kugeza kuri gishobora kuba kikigira cyangwa se cyarayitanze, cyangwa se nabo batazi aho yagiye yarabura ibirengero nk'uko amakuru y'isanduku abashakashatsi bayavuga. Ni muri urwo rwego rero amakuru y'isanduku agarukira aho ngaho. Uyu munsi rero tukaba dutangiye andi makuru, tugiye kureba uburyo cy'itorero ry'Imana ryagiye rinyura mu bihe bikomeye n'abantu bagiye babigiramo uruhare kuzana impinduka nziza mu itorero. Nituvuga itorero turavuga imyemerere ya Gikristo n'uburyo ki yagiye ihindagurika n'abantu bagiye babigiramo uruhare mu mihindagurikire yayo. Ni muri ubwo buryo tugiye kureba ku mugabo witwa Martin Luther. Uyu mugabo bivugwa ko ari we se w'abaporo. Uyu mugabo niwe watangije imyemerere y'abaporo barenga 311. Abo bose nta wundi wababyaye ni uyu mugabo witwa Luther. Uyu musore muto cyane waharaniye ubwisanzure bw'agakiza, aharanira agakiza kuzuye. Uyu mugabo arwanyijwe igurishwa ry'imbabazi z'Imana ku byaha by'abantu, nyamara Imana yari yaratanze umwana wayo Yesu, ariko ubutegetsi bw'i Roma, ubutegetsi bwa papa ushaka kugurisha imbabazi ngo zigurwa amafaranga. Umuntu atanga amafaranga abarirwa ibyaha byiwe. Maze mu gihe gikwiye Imana ihagurutse uyu mugabo witwa Luther, arahaguruka ahagarara mu cyuho cy'Imana, arwanya ishyaka ryiza, arwanya kugurisha imbabazi z'Imana. Ni muri urwo rwego reka turebe amagambo amwe akomeye uno mugabo yagiye avuga, niturangiza tuvuge byimbitse kuri Martin Luther, tuvuge aho yakuye itorero ry'Imana, tuvuge aho yakuye idini ry'abaporoso, tuvuge naho yarigejeje. Marakaza rero mu kiganiro, reka twese dufatanye. Naho yagize ati: nyuma y'urupfu rwanjye ndashaka kuzahinduka baringa, nkazajya nza gutesha umutwe abepiskopi, abapadiri n'abihaye Imana batavuye mu byaha. Ibi ndifuza kubikora kugira ngo aba banyabyaha banze kwihana, bazagirana ibibazo na Luther wapfuye kurisha ibyo bakabaye baragiranye na ba Luther ibihumbi bazima. Hari aho yagize kandi ati: niba Jehonami ibaho, Roma yubatse hejuru yayo. Ati ni urwobo rurerure cyane rwoherezwamo ikibi cyose. Aya ni amagambo amwe mu magambo uno musore muto cyane w'imyaka 30 yagiye akoresha. Turagenda tubona n'andi magambo akomeye Luther yagiye akoresha, ariko ibyo byose abikora haranira ukuri kuzuye kw'agakiza, haranira ukuri kuzuye kutavangiye, kuko i Roma bari bagiye kurohamya agakiza Yesu yasize. Luther ahagarara mu cyuho cy'Imana kugira ngo agarure ukuri kuzuye kw'agakiza. Ni muri urwo rwego ubundi no mugabo Luther ni muntu ki? Yavukiye he? Yize amashuri angana ate? Yatangiye uyu murimo angana ate? Ni muri urwo rwego tugiye kureba amakuru yimbitse ya Luther King n'ibyagiye akora. Akaba ari sekuru w'idini rifite abayoboke benshi bagera kuri 300,000 zirenga. Ibi byose tugiye kwibageza twifashishije igitabo cya Ellen Gold White. Uyu ni umwongereza wanditse igitabo yise The Great Controversy. Iyi The Great Controversy nicyo gitabo twifashishije dukora ino mpine y'amagambo, dore ko atari igitabo cyose, ni impine. Twakoze impine kugira ngo tubabwire iby'ingenzi uno mugabo Luther ashobora kuba yarakoze.
ushobora kuba ubona mu gitondo ubyuka ufashe Bibiliya ukagenda ukagira ngo ni bisanzwe, hoya ntago byari bisanzwe. Bibiliya bwari ubwiru bw'abapadiri gusa n'abihaye Imana. Uyu mugabo Luther ni wowe wakuye hiri hame, avuga ko Bibiliya nawe nanjye twayitwara. Umwemeramana wese, umuyoboke w'Imana wese yatwara Bibiliya, yajya mu rusengero afite Bibiliya. Ni muri urwo rwego reka turi amakuru ya Luther. Uyu Luther yakuriye mu mujyi witwa Mansell. Uyu mujyi ntabwo wari umujyi ukomeye cyane, wari umujyi uciriritse. Ise yitwaga Hans Luther. Uyu Luther mu buzima bwiwe busanzwe, mu bibanire n'umuryango, ntabwo yumvikanaga cyane na se. Ise yari umubyengo wagiraga igisure cyinshi cyane, yahoraga mukubita. Uwo ni umubano wa Luther na se, ntabwo yumvikana na se. Harahagira ati, umunsi umwe papa yarankubise cyane, uwo munsi birandakaza cyane, nto rugendo mva mu rugo. Kugeza umunsi papa yaje kundeba, turiyunga, mbona kugaruka mu rugo. Mu myaka 18 y'amavuko, Luther yaje kujya kwiga muri kaminuza yitwa Erfurt. Iyi Erfurt niyo Luther yakuyemo impamyabushobozi ya kaminuza ya kabiri ndetse n'iya gatatu. Ahangaha Luther yarasigaje gusa kwiga amasomo y'amategeko ngo agere ku nzozi za se. Dore ko se y'inzozi za se yari uko umuhungu wiwe azaba umunyamategeko. Uyu mugabo rero Hans Luther yakoze ibishoboka byose, dore ko atari n'umutunzi cyane, yari umuhinzi uciriritse, ariko yakoze ibishoboka byose kugira ngo uyu muhungu we Luther azaba umunyamategeko. Akora ibishoboka byose, akamujyana ku bigo byiza, yiga ku bigo byiza by'amashuri kugira ngo Luther azaba umunyamategeko. Ahangaha kuri no kaminuza ya Erfurt niho Luther yaje gukura impamyabumenyi ya kabiri n'iya gatatu za kaminuza, aho yari asigaje gusa kwiga isomo rya filozofiya ngo ajye kuba umunyamategeko. Ku buzima bw'imyigire ya Luther, uyu Luther yari umuhanga cyane, yari umuntu ufite umutwe ufata vuba cyane, akaba umushishoza, akagira imyumvire yihuse cyane, kandi akarangwa n'ubwitonzi bwinshi. Aragira ati, umunsi umwe hari mu ijoro ubwo nari mu nzira ntashye mu mujyi wa Erfurt. Ubwo nari maze iminsi naratashye mu rugo. Imvura nyinshi yaraguye, inkuba n'imirabyo birakubita, umwijima w'icuraburindi uraba, umutima wanjye uterwa n'ubwoba bwinshi cyane. Ngira ubwoba uwo munsi, numva ko urupfu runyegereye. Aha niho nagiriye igitekerezo cyo kuva mu byo naba nari ndimo byose, nkareka ibyaha, nkayoboka inzira y'Imana. Muri iki gihe iyi nzira y'Imana Luther yavugaga kuyoboka yari inzira yari igoranye cyane, dore ko abihaye Imana babaga mu buzima bwari bugoranye cyane, ubuzima bwo guhora bibabaza, dore ko bikebaguraga bakivusha amaraso kugira ngo basangire ububabare na Yesu. Abihaye Imana baryaga nabi mu buryo bwo kwibabaza, bakambara nabi mu buryo bwo kwibabaza. Abihaye Imana baryamaga amasaha make mu buryo bwo kwibabaza. Abihaye Imana babyukaga mu gicuku cyane nijoro mu mbeho nyinshi, bakajya kuryama hanze bambaye ubusa mu buryo bwo kwibabaza. Ubu nibwo buzima Luther uyu munsi yagize igitekerezo yo kuba yajyamo, aho yari afite imyaka 23. Dukomeje mu buzima bwa Luther rero, umunsi umwe yagiye gushaka igitabo mu nzu y'isomero, agwa ku gitabo cya Bibiliya yanditse mu Kilatini. Ubwoba ngo butaha umutima wa Luther, kubera ko nibwo bwa mbere arabonye igitabo cya Bibiliya. Ubundi ngo yajyaga mu kiliziya akagenda, bageramo bagasomerwa umurongo umwe n'abapadiri, iyo niyo yari azi ko ariyo Bibiliya. Ntiyari azi ko hashobora kuba hari umuzingo munini w'igitabo cya Bibiliya kirimo amapaje n'amapaje. Iki rero Luther aguye kuri iki gitabo agira ubwoba bwinshi cyane, aratitira, umutima we utangira guteragura cyane. Luther mu kubumbura iki gitabo ngo yahise avuga ijambo rimwe ati, yo man, yaba nanjye nari mbonye igitabo kimwe nk'iki kikaba icyanjye bwite. Isengesho rya Luther rero ntabwo ryapfuye ubusa, kubera ko nyuma y'imyaka igera mu 10 isengesho rya Luther ryaje kugira umusaruro, aho yaje kwitungira ibirere bwite. Luther yarakomeje, ariko mu gusoma cya gitabo umutima we ngo wamucira urubanza. Umutima we waganjwe no kumucira urubanza, ahari hose akumva ari umunyabyaha, ahari hose akumva ari umunyabyaha, icyo akoze cyose akumva agomba kujya kwihana buri kanya, kwihana no kwatura ibyaha bye. Iki kintu rero nicyo kintu cyamusukumye cyane Luther, kimurundura noneho burundu mu bihaye Imana.
aha niho yafatiye umwanzuro ukomeye, guhora yumva ko ari umunyabyaha, guhora yumva ko ntacyo ashoboye, guhora yumva ko atashimisha Imana. Iki kintu nicyo cyafashe Luther gusoma iyi Bibiliya. Uyu munsi umwe gusa yafashe Bibiliya arayisoma, nicyo kintu cyamufashe kimurundurira mu bihaye Imana, afata umwanzuro. Iki kintu cyari gikomeye cyane ku buzima bwa Luther, kubera ko inzozi zase zari uko umuhungu we azaba umunyamategeko. Iki gihe abanyamategeko bari abantu babaga ari abahanga cyane, bari abantu babaga ari abanyacyubahiro cyane. Ahangaha rero Luther gutiza inzozi zase zo kuba umunyamategeko, agafata umwanzuro wo kujya kuba uwihaye Imana, wo guhora asenga, wo guhora mu kiliziya, wo guhora yicuza ibyaha no kumva abandi baje kumwicuzaho. Ahangaha Luther yaratengushye se cyane hasi. Luther guhora umutima wamucira urubanza kubw'uyu munsi umwe gusa yasomye iyi Bibiliya y'ikilatini, byatumye afata umwanzuro, arahaguruka ajya kuba uwihaye Imana. Luther rero yahise ajya mu muryango w'abihaye Imana bitwa Aba-Auguste. Aba-Auguste ni umwe mu miryango y'abihaye Imana ibikomeye, bifite amategeko akomeye, ifite amabwiriza akomeye, bibabaza kuruta abandi bose. Ahangaha rero niho Luther yahise ajya. Ibi byose yabikora kugira ngo yitandukanye n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ahora mu byaha, cyatuma ahora acumura, cyatuma umutima ahora umucira urubanza. Yumva ko kujya kwiha Imana, kujya kubana n'abihaye Imana ariyo nzira yonyine izatuma atazongera gukora ibyaha. Ahangaha rero Martin Luther yaragiye abo wihaye Imana w'intangarugero, dore ko mu busanzwe bwe muri kamere ye Luther yakoraga ikintu yagikoraga 100%. Iyo akundaga ikintu yagikundaga gikunze. Luther yaragiye aba uwihaye Imana w'intangarugero. Luther yibabaje kurusha abandi bihaye Imana bose. Luther yagandukiye kiliziya kurusha abandi bihaye Imana bose, mu buryo bwo kugira ngo roho yiwe, kamere yiwe, umutima nama we umuha amahoro. Luther ageze mu bihaye Imana yaje gusanga ko icyo yatekerezaga nka kiliziya nk'ubuhungiro bwa roho yiwe. Luther yaje gusanga uko yatekerezaga kiliziya n'abihaye Imana ko atari ko biri. Ibi byamushize mu rujijo cyane, ariko kubera ko ari bwarakihagera arakomeza. Mu mwaka w'1510 uyu muryango w'Aba-Auguste waje gutuma Luther kujya gukorera umurimo we w'abihaye Imana i Roma. Ahi Roma Luther yaragiye niho hari ku gicumbi cya Gatolika, niho hari ku mutima w'abihaye Imana. Aha Luther yagiyeyo yishimye cyane, dore ko aho yari mu mujyi mutoya cyane. Luther yaragiye ageze i Roma yabaye nk'ugeze mu ijuru. Kubona amashusho menshi y'abahowe Imana byaramutangaje. Kubona papa, abihaye Imana, abapadiri n'abepiskopi bacacanamo, ibi byose byari gitangaza kuri uyu musore muto wari wihaye Imana Luther. Luther kubi Roma ntabwo yatinze kubona cyane ko iyi Roma itandukanye n'uko abantu hanze bayizi. Luther yaragenzuye asanga Roma ni igicumbi cy'ubusambanyi, asanga Roma ni ikigo cy'ubucuruzi gikomeye, asanga Roma ni ikigo cy'uburiganya. Ibi byose byashize Luther mu rujijo cyane, atangira kwibaza ku myemerere yiwe, atangira kwibaza inzira arimo iyo ariyo. Umunsi umwe Luther aragira ati, umunsi umwe ndi muri chapelle imwe mu mujyi wa Roma, numvise umupadiri agira ati, ubwo bari bagiye guhabwa ubukarasitiya, aragira ati, uri umugati kandi uzahora uri umugati. Iki kintu cyatangaje Luther cyane, ibaza nk'uwihaye Imana kumva padiri avuga ati, wowe uri umugati, uzahora uri umugati, ntuzigera uba umubiri wa Yesu, uri umugati. Ari uwihaye Imana, wari umupadiri bivuga. Ibi bintu byatangaje Luther cyane. Iki ngiki cyatumye ashidikanya cyane ku mwanzuro yafashe no kwiyoboka Imana arimo, yatumye ashidikanya cyane imikorere y'i Roma na papa. Ibi bintu rero byateye ibitekerezo byinshi cyane muri Luther, bimutera gushakisha cyane kumenya ukuri. Nibwo Luther yatangiye gushakisha kumenya ukuri imikorere y'i Roma, atangiye kubicukumbura. Yasanze i Roma ari ikigo cy'ubucuruzi. Ati ubucuruzi bute? Yasanze Roma igicuruza ku bakristu binjira mu mva bajya gusura abatagatifu. Iyi Roma tubabwira ahangaha hubatse imva zaba ari abantu bose tujya twumva bahawe Imana. Iki kintu rero papa yari yarakigize ubucuruzi bukomeye, bwinjizaga amafaranga menshi mu kigo cy'i Roma kwa papa.
umukristo iyo yajyaga gusura izi mva z'aba bahowe Imana yishyuzwaga amafaranga runaka kugira ngo ajyemo. Ibi byose bakabikora kandi bamubwira ko kwinjira muri izo mva bimugabanyiriza iminsi aba muri paradizo. Bivuze ngo kwinjira muri izo mva bimugabanyiriza iminsi mu myemerere ya Gatolika, bimugabanyiriza iminsi ngo ubugingo bw'umuntu ujya muri paradizo ngo buri kwezwaho ibyaha bikeya aba yarapfanye. Ibyo byaha rero iminsi bujya bumara aho ngaho buri kwezwa ngo iyo umuntu yinjiye aho ngaho muri izo mva z'aba abantu bahowe Imana ngo iyo myaka iyo minsi iragabanywa akajya mu ijuru vuba adatinze muri paradizo. Ku bakristo rero b'icyo gihe kumva ko aha hantu ari ahantu hazamugabanyiriza iminsi yo kuba muri paradizo, iminsi yo kuba ahantu ho kogerezwa, banga amafaranga bayatanze ku bwinshi, imva bazisuye ku bwinshi. Iki kintu cyatangaje Litere cyane kubwo ubucuruzi bwakorerwaga i Roma bw'imva z'abatagatifu. Ikindi kintu cyatangaje Litere yaje gusanga abakuru ba Kiliziya Gatolika barya amafaranga menshi cyane y'abakirisitu muri ubwo buryo bwo kubishyuza kujya gusura imva z'abahowe Imana. Mu mwaka w'1511 Litere yaje koherezwa Wittenberg yaragiye kuba umwarimu muri kaminuza za gikirisitu. Agezeyo yaje kuhasanga umuntu wamubereye inshuti cyane, Johann von Staupitz. Uyu Staupitz yabereye Litere inshuti y'amagara cyane. Ahangaha niho Litere yaboneye ubwisanzure bwo kumenya imikorere nyayo ya Papa n'ubutegetsi bwe bw'i Roma. Hari umunsi Litere agira ati, umunsi umwe Papa yatanze itangazo ku bashaka gusaba imbabazi. Ahangaha Papa yaratanze itangazo ry'abashaka gusaba imbabazi z'ibyaha byabo. Aravuga ati, ushaka imbabazi niyurire urwego rwa Pilato apfukamye. Uru rwego rwa Pilato bivuga ko ari urwego Yesu yazamukaga hajya kwa Pilato. Mu gihe Yesu yaregwaga ashinjwaga mbere yo gupfa, uru rwego ngo nirwo yazamukagaho anamanukaho minsi yajyanywe kwa Pilato. Uru rwego rero ngo rubitswe i Roma. Ahangaha niho Papa yavuze ati, ushaka kubabarirwa ibyaha byiwe nazamuke ruriya rwego rwa Pilato apfukamye. Uyu munsi ahangaha Litere nawe ngo umunsi umwe ajya kuzamuka urwego rwa Pilato ashaka kubabarirwa. Dore ko ngo iminsi ye yose yabaye muri Kiliziya, umutima we wahoraga umubwira ko ari umunyabyaha adakwiriye, agahora yumva ashaka kwicuza. Uyu munsi rero ngo nawe yatekereje kujya kuriraho n'urwego rwa Pilato ngo ababarirwe. Ngo agitera intambwe ya mbere ngo yumvishe ijwi rikubita cyane nk'inkuba rimubwira ati, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ahangaha Litere ngo yamanutse yiruka cyane, atamanuwe cyane n'ikindi kubw'uburemere n'umutingito iryo jwi ryari rifite byatumye Litere amanuka yirukanka cyane arahunga. Igihe cyarageze Papa Jules wa kabiri aza gupfa. Amaze gupfa Roma yaje kuyoborwa na Papa Leo wa 10. Uyu Papa Leo wa 10 Litere yavuze ko yari Papa wakundaga kwishimisha cyane. Leo wa 10 yahoraga mu birori, Leo wa 10 yahoraga mu ngendo, Leo wa 10 yahoraga asesagura amafaranga ya Kiliziya. Ibi rero byatumye amafaranga ashira mu kigega cya Kiliziya. Kandi iki gihe Kiliziya yari imaze gufata umwanzuro wo kubaka Kiliziya ya Mutagatifu Petero. Iyi Kiliziya yitiriwe intumwa Petero nibwo yari itangiye imirimo yo kuyubaka, nibwo yaririmbanyije. Amafaranga rero yaje gushira mu kigega cya Kiliziya kubw'uyu munezero wa Papa Leo wa 10 wo gushaka guhora yishimisha, dore ko aho yagendaga ngo yajyanwaga n'ingabo nyinshi zimuherekeje. Ibi rero byatumye akoresha amafaranga nabi cyane. Ariko ibura ry'amafaranga i Roma ntabwo byigeze bitera uyu Papa Leo wa 10 ubwoba. Ntibyigeze bimutera ubwoba kuko yahise atekereza uburyo cy'amafaranga azaboneka inyubako z'iyi Kiliziya yitiriwe intumwa Petero zigakomeza. Iki gitekerezo yagize nta kindi, yagize igitekerezo cyo kugurisha icyitwa indulgence. Iyi indulgence yari nka receipt umuntu yahabwaga ifite agaciro k'imbabazi z'Imana ku byaha bye.
tubyumve neza, iyi indulgence zari impapuro bahaye agaciro k'imbabazi kandi bazikora bazihaye agaciro k'amafaranga bigendeye ku bushobozi bwa buri muntu wese. Ni ukuvuga ngo hari indulgence y'umukene, hakaba indulgence y'abo hagati, hakaba indulgence z'abakire bo mu rwego. Ibi byose ari ikiguzi cy'imbabazi z'Imana. Iki kintu cyababaje Martin Luther cyane, dore ko ikintu Papa Leo X yarakoze yaratesheje agaciro urupfu n'imbaraga z'amaraso ya Yesu ku byaha by'abantu. Iki kintu cyababaje Luther cyane, atekereza ukuntu urupfu rwa Yesu ruteshejwe agaciro, amaraso yiwe abapapa bamubwirizaga ko yamenwe ku bw'ibyaha by'umuntu ateshejwe agaciro, ahubwo bagashiraho agaciro k'amafaranga. Imbabazi z'Imana zigomba kugurwa, nyamara imbabazi z'Imana ari ubuntu ku manywa n'ijoro bitajya bihinduka. Imbabazi z'Imana twaraziherewe ubuntu kuva Yesu yapfa. Iki kintu rero cyatumye Luther amera nk'umusazi, dore ko yari amaze kumenya ukuri kose kuzuye kw'agakiza. Ahangaha Luther yarasigaye ategereza abakirisitu ko baza kwatura ibyaha, dore ko yari umuhango wa Kiliziya Gatolika kujya ku ntebe ya penetensiya. Ahangaha rero yarasigaye atekereza ko abakirisitu baza kwatura ibyaha akababura. Yababaza impamvu bataza kwatura ibyaha byabo, bakamubwira ko baguze izi indulgence nta mpamvu yo kujya kandi kwaturira padiri n'umusaseredoti ibyaha byabo. Ibyaha byabo byarangije kugurwa. Iki kintu rero cyababaje Martin Luther, dore ko izi indulgence zitari ziri ku bantu bariho gusa hoya. Izi indulgence zari zifite urundi rwego rwo kuba niba ufite umuntu wawe uzi neza ko yapfuye mu byaha, umugurira izi mbabazi, ibyaha bye bikababarirwa n'ubwo yapfuye. Niba so na nyoko, barumuna bawe na bakuru bawe cyangwa sogokuru bawe uzi neza ko bapfiriye mu byaha, izi indulgence ngo zari zifite ubushobozi bwo kuba zahanaguraho ibyaha byabo nubwo bapfuye kera. Iki kintu rero cyatumye Luther amera nk'umusazi. Iki kintu kandi cyatumye umwuga w'uburayi ugira imbaraga nyinshi cyane i Burayi. Roma ibindiri y'ubusambanyi kuko ntacyo bari bagitinya, ntibari bagitinya gukora icyaha. Bari bazi ko icyaha icyo ari cyo cyose umuntu ari bukore ari bugenda akagura iyi indulgence, ibyaha bye bikababarirwa. Ibi rero byari ibintu bidasanzwe ku itorero, zari impinduka zikomeye cyane ku itorero. Ibaza uyu munsi iyo biza kuba bikimeze bityo, iyo Imana idahagurutsa Luther mu gihe cyiwe ngo arwanye izi indulgence, ibaza uyu munsi imbabazi ziba zifite agaciro kangana gate ugendeye ku byaha bikorwa none. Izi indulgence rero zaje kugurwa ku bwinshi cyane, abantu barazigura. Ibaza nawe bakubwiye ngo uragenda ugure ukoresheje amafaranga ubabarirwa ibyaha, abantu baraziguze. Ubutumwa agakiza kuzuye karacurama baragacurika, abantu bagura indulgence. Imbabazi z'Imana zishyirwa ku isoko ziragurishwa. Ahangaha rero niho Martin Luther yahise afata umwanzuro wo kwigomeka kuri Kiliziya ku mugaragaro, dore ko yari amaze iminsi abona byinshi bitagenda muri Kiliziya, abona ubusambanyi abapadiri n'abasaseredoti bahoragamo. Ibi byose yarabigize ibanga, ariko bigeze ahangaho kugurisha imbabazi z'Imana ko ari cyo kintu kandi cyari cyaramukuye hanze. Yaje aza gushaka imbabazi z'Imana, abonye zishizwe ku isoko. Luther ibi bintu byatumye afata umwanzuro wo kwigomeka kuri Kiliziya. Ahangaha Luther yahise akora inyandiko irimo ingingo 95 zirwanya amahame ya Kiliziya, zikubita hasi zigasenya imigenzo n'imigendere ya Kiliziya. Ntutekereza ko iki kintu Luther yarakoze cyari ikintu gito, hoya cyari ikintu kinini cyane. Muri iki gihe Kiliziya yari byose. Kiliziya yakoraga imirimo ya leta, igakora n'imirimo y'iyobokamana. Aha Papa yari nk'umwami, Papa yari hejuru y'abami, Papa yarafite ijambo rikomeye kuruta iry'abami b'icyo gihe. Uwihaye Imana muto rero cyane nka Luther gufata umwanzuro wo kwigomeka kuri Papa, ntutekereza ngo cyari ikintu gito cyane. Ugendeye na n'uyu munsi, Papa uyu munsi bavuze ngo agiye mu gihugu runaka, usanga uwo munsi abaturage b'icyo gihugu bose uwo munsi nta mirimo ikorwa ku bwa Papa kugira ngo bajye kureba Papa. Tekereza wihaye Imana muto cyane, wari ukiri na muto no mu myaka, ahangaha ari mu kigero cy'imyaka 30, gufata imyanzuro yo kwigomeka kuri Papa w'icyo gihe byari ibintu bikomeye cyane. Yari intambara yaratangije ikomeye, yari intambara rutagiye amasasu n'imbunda, dore ko byo biba bigamije kubohora za leta na za guverinoma. Nyamara intambara Luther yaratangije we yari intambara yo kubohora. Izi ngingo 95 Luther yarashize hanze,
yaragiye azishyira kuri kiliziya yaha Wittenberg yakoreraga. Inyandiko zarasabagiye, abakirisitu baziguze ku bwinshi, dore ko zavugaga cyane zimenagura zishyira hanze amabanga y'i Roma na Papa. Abakirisitu baziguze ku bwinshi. Ikiza kandi nuko Luther izi nyandiko yazikoze hashize imyaka 70, ikoranabuhanga rya imprimante aribwo risohotse, maze Luther impapuro araprintinga, impapuro ziragurwa zirasambagira uburaya bwose, impapuro ziragenda. Ubwo ngubwo habaye ubwigomeke bw'abakristo. Abakristo barigomeka bajya ku mihanda, bigomeka kuri kiliziya gatolika bivuye ku musore muto cyane Luther. Ibi ngibi rero ntabwo byahiriye Luther kubera ko byageze i Roma, bitera uburakari bwinshi cyane Papa n'ubutegetsi bw'i Roma bwose. Muri izi nyandiko hari aho Martin Luther yagize ati: umugisha w'Imana ugenewe bose hatitabajwe imfunguzo za Papa. Kugurisha indulgence ni uburiganya. Hari ahandi kandi yagize ati: agakiza ni hagati y'umuntu n'Imana bonyine, hatabayeho uruhare rwa Papa. Iki kintu Luther yaravuze, yashakaga ko kuvuga Papa ntacyo ari cyo hagati y'Imana n'umuntu, ni umuntu nk'abandi. Aravuga ati agakiza cy'Imana ni hagati y'umuntu gusa, hatitaweho uruhare rwa Papa. Ibi bintu rero byari ibintu bikomeye cyane, kugira ngo haboneke umuntu utesha Papa agaciro imbere y'Imana. Cyari ikintu gikomeye cyane kugira ngo Luther avuge ko Papa nawe aringaniye n'abandi imbere y'Imana, dore ko muri iki gihe Papa ku Imana niwe wari uwa kabiri ku butungane. Muri iki gihe rero dore ko uyu mugabo Luther yarwanaga urugamba asa n'uri wenyine, nyamara afite abantu bamaze kumva inyigisho ziba zimaze kubacengera, ariko bagatinya ubuyobozi bw'i Roma, bagatinya ubutegetsi bw'i Roma. Ariko ahangaha Luther yaje guterwa ingabo n'uwitwa Frederick. Uyu Frederick yari umuyobozi w'Umudage. Uyu mugabo niwe waje gutera Luther imbaraga zo gukomeza, dore ko yaje kumubera umurinzi mu buryo bw'ibanga, ku mpamvu zitazwi, ku mpamvu zitasobanuwe, icyatumye umugabo Frederick yemera kubera Luther umurinzi. Luther saho yarekeye gusa, yaje gutangira no kwibasira amasakaramentu ya kiliziya. Avuga ko mu masakaramentu 7 yose bagira, amasakaramentu 2 yemera gusa ari amasakaramentu 2. Avuga ko isakaramentu rya mbere Bibiliya yemera ari batisimu. Iyi batisimu ni ukubatizwa. Arongera avuga ko irindi sakaramentu rya kabiri Bibiliya yemera ari ubukarasitiya. Iyi bukarasitiya ni igaburo cyangwa se ni uguhazwa. Aravuga ati andi masakaramentu 5 yose ni ayanyu mwishyiriyeho we Papa n'ubutegetsi bwawe. Harimo ayo kujya koza gusiga umurwayi, umuntu ugiye gupfa, harimo n'ayandi. Ibi byose aravuga ati aya masakaramentu yandi 2 ibi ni ibyanyu mwishyiriyeho mu rwego rwo guha icyubahiro abasaserdoti, bigaragare ko ntaho umukristo yahurira n'Imana wenyine hatabayeho uruhare rwa kiliziya. Ayakubita hasi aravuga ati amasakaramentu yonyine yemewe ni umubatizo n'igaburo, ayandi yose ni ayanyu. Uyu mugabo rero yarazanye impinduramatwara nini cyane, yarazanye umwiryane muri kiliziya, yarazanye imyigaragambyo mu bakirisitu mu buryo kinawe atarazi. Yaraje gukubita hasi no gusenya, yaraje kuburiza mu imigambi yose ya Papa no kiliziya gatolika. Igihe cyarageze rero uyu Frederick wamubereye inshuti, abonye ko Luther nta kindi nazu yaza Luther azicwa, yaje kumusabira kujya kubonana n'abategetsi b'i Roma ngo abanshe kwisobanura, asobanure ibyizi nyandiko ziwe yari yashyize hanze. Iki rero cyari ikintu gikomeye cyane kuri Luther, dore ko yarabonye nibwo bwa mbere yarabonye aho yabonera abantu benshi, hateraniye abantu benshi, abasha kubwira ukuri kw'imyemerere yiwe n'amakosa yabonye i Roma. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 1521, ahangaha niho uyu musore Luther yafashe urugendo ava i Wittenberg ajya i Worms. Ahi Worms niho hari hateganyirijwe ko hari buzateranira inteko nini cyane igomba kuburanishizwamo Martin Luther. Iyi nteko batumijemo abami, batumizamo abakomeye bose b'icyo gihe.
kugira ngo baze kumva ubusobanuro bw'izi nyandiko z'uyu mugabo Luther. Luther ageze i Worms yaje gusanga uyu mujyi wa Worms abantu benshi barayobotse inyigisho ze. Yasanze imihanda yuzuye abantu baje kumutega, abakristo baje kumutega bagaragaza ko bamushigikiye, nubwo atarazi ko azava i Worms yarazi ko byanga byakunda azapfa azicwa kubw'impamvu z'imyemerere ye. Ariko ageze i Worms yasanze hafite abantu benshi bamaze kumva ikibi cyakorwaga n'ubutegetsi bw'i Roma. Ageze imbere y'inteko wari uhagarariye papa aragiye azana wa murundo wose w'ibitabo Luther yagiye yandika. Aramubaza ati, ikibazo cya mbere, uremera ko izi nyandiko ari izawe? Umugabo wari ushize amanga utari utewe ubwoba n'abari bamuri imbere aravuga ati, izo nyandiko zose ndazemera, ati ahubwo hari n'izindi sinzi nazo niba mwazikenera nkazibashyikiriza. Ikibazo cya kabiri baramubajije ati, izi nyandiko urumva wakwisubira ku byo wanditse? Luther arababwira ati, sinisubiraho nta nubwo nzisubiraho. Niba umutimanama wanjye uhamanya n'ijambo ry'Imana ntabwo nakwisubiraho, nta n'impamvu yo kwisubiraho. Ibi bintu rero byababaje cyane uyu mugabo wari uhagarariye papa muri iyi nteko, kuko babonaga ko Luther agiye kuzana impinduka nini cyane muri kiliziya igiye guhungabana cyane kubwo kutisubiraho kwa Luther. Luther barakomeje bamutera ubwoba cyane batisubireho. Hari aho yababwiye ati nta kibazo, ndemera kwisubiraho, ariko mufate inyandiko zanjye muzigenzure kandi muzigenzurishije ijambo ry'Imana. Umwanzuro uvamo ndemera. Ahangaha kiliziya gatolika ibiratsinzwe. Bari bazi ko neza ko nibajya kugenzuza inyandiko za Luther ijambo ry'Imana bari butsindwe. Ahangaha ni ikintu cyabateye umujinya cyane, bakomeza bamutera ubwoba kugeza naho hari uhagarariye papa yavuze ati, niba wanze kwisubiraho noneho umwami nagufatire ikigukwiye. Luther yaragize ati, mu gihe umutimanama wanjye ukicyemezanya n'ijambo ry'Imana nta mpamvu zo kwisubiraho ku byo navuze, ahubwo Imana yanjye indenganure. Iri ni ryo jambo rya nyuma Luther yavuze muri iyi nteko. Ariko umwami Charles wa gatanu amurebye mu myambarire iciriritse cyane, umugabo wo mu giturage, arareba aravuga ati, uyu wihaye Imana yifitiye icyizere. Ibi bintu byatangaje cyane inteko yari iteraniye aho ngaho. Batangazwa n'ukuntu uyu wubaha Imana avuga ashize amanga, adafite ubwoba, adatinya no gupfa, dore ko yari yaravuze ati, umunsi wanjye nugeraho gupfa nzatega agakanu. Ibi bintu rero byatangaje cyane abantu bari bateraniye muri iyi nteko, kubona uwihaye Imana uciritse ahangara ubutegetsi bw'i Roma, agashyira hanze amakosa yabo, akabasha kubavuguruza, agashyira inyandiko hanze zagumuye, uburaya bwose burakongerwa kubw'inyandiko z'uwihaye Imana muto cyane. Ikintu cyatunguye cyane abari bari mu nteko, ari abamushigikiye n'abatari bamushigikiye, dore ko iyi nteko umuntu umwe gusa Luther yari azi ko amushigikiye, n'uyu mugabo Frederick. Abandi bose bari baje kumwumva gusa nta bamushigikiye barimo. Nyamara aho ngaho benshi bahakuye ukuri, bamenya ukuri kw'inyandiko ziwe. Aho ngaho niho bamwe babashe gusobanukirwa neza ko ibyo Luther avuga ari ukuri. Inteko rero yaje gufata umwanzuro, baramubwira asubira mu macumbi aho yari acumbitse. Bamubwira ko ejo aribwo inteko izamutangariza icyo yanzuye. Nta kindi rero inteko yaje kwanzura, yaje kumutumaho imubwira ko agomba gusubira Wittenberg. Iyi ngiyi rero yari nk'intsinzi ikomeye cyane kuri Luther, kubona avuye i Roma nta mwanzuro wo kumumanika, nta mwanzuro wo kumuruha bafashe, nta mwanzuro wo kumuniga bafashe. Uyu rero yari intsinzi kuri Luther, yari intambwe ikomeye cyane. Yari abonye ko abashije kumenagura no gusatagura amahame y'i Roma, bagakubita hasi ikinyoma bagize uko. Rero umwanzuro umaze gusohoka ko agomba gutaha, yatoye urugendo rwo gusubira Wittenberg. Ariko kubw'ubufasha bw'uyu Frederick ntiyigeze ashira amakenga ko Luther badashobora kumwitanga mu nzira bakamwica. Yamushizeho umurinzi mu buryo bw'ibanga. Arataha. Luther ageze ahitwa
Wartburg. Ahangaha yaje gufatwa n'abantu atamenye neza, baramufata bajya kumuhisha mu buvumo bw'ahantu hitwa Wartburg. Ahangaha muri ubuvumo niho Luther yafashe igihe cyamaze umwaka wose. Uyu mwaka nta kindi Luther yakoraga, yasobanuraga iyi Bibiliya yacu yera, Bibiliya ntagatifu. Yasobanuraga Bibiliya ntagatifu ayikura mu kirimi cy'Ikilatini ayishira mu rurimi rw'Ikidage. Twibukiranye ko iyi Bibiliya ntagatifu nta bandi bantu bayisomaga usibye abasaserdoti, padiri na papa. Abo bonyine rero bafite uburenganzira bwo gusoma iyi Bibiliya. Ariko Luther amaze kuyikura mu Kilatini ayishira mu Kidage, Luther abwira abantu ati buri mukirisitu natunge Bibiliya. Buri mukirisitu aragenda, Bibiliya ishirwa ku isoko iragurwa, Bibiliya iragurwa irasabagira mu bantu bose. Ibi byari ubwiru bw'abapadiri gusa, kuko abakirisitu basomerwaga umurongo umwe bashaka ko bumva. Niyo ahandi basomerwaga ati hahirwa abakene, ntibashyireho mu mitima. Ibi rero ni inyigisho zagiye zica ibintu byinshi cyane, kubera ko abantu batasomerwaga inyigisho yuzuye. Padiri we yaragendaga, cyangwa undi wese ubyemerewe yaragendaga agasoma umurongo umwe gusa ashaka ko abantu bumva nibyo. Ariko Luther amaze gushyira Bibiliya hanze, abwira abantu bose ngo buri wese nagure Bibiliya, buri wese natunge Bibiliya. Ahangaha niho ihame ry'abakristo kujya mu kiliziya nta Bibiliya bafite ryavuye, usibye ko na n'ubu abakristo ba Kiliziya Gatolika batemerewe kujyana Bibiliya. Bibiliya ni ya padiri gusa. Ahangaha rero niho abakristo b'abaporo bakuriye ihame ryo kujyana Bibiliya mu kiliziya. Bibiliya ntibe ibi y'abashumba gusa, dore ko n'iri zina abashumba ni Luther warishyizeho. Avuga ko batakikizwa abapadiri, bitwa abashumba, bitwa le pasteur. Uyu nguyu ni uyu mugabo Luther wabikoze. Bibiliya yari imaze kugera mu Kidage, niho indimi zose zabashije kwisobanukirwa, ijya mu Cyongereza, ijya mu Gifaransa. Uyu munsi tukaba tuyifite mu Kinyarwanda. Aho hose hari uwabiharaniye, hari uwabirwaniye, n'uyu mugabo Luther. Umwanditsi Ellen White ahangaha niho yavuze ko kujya guhishwa kwa Luther muri ubu buvumo nta kindi wari umugambi w'Imana. Ese Imana yari igamije iki? Imana yari igambira iki? Imana yari igamije guhisha Luther, muhisha imbaraga z'abafana, muhisha imbaraga z'abakunzi, muhisha icyo cyubahiro, kugira ngo ejo n'ejo bundi Satani atazabyuririraho akangiza ubugingo bwa Luther kubw'icyubahiro abantu bari bamufitiye n'urukundo yari afite, agaragara nk'intwari, umuntu uhangaye Kiliziya Gatolika na Papa, akabasha guhindura amahame ya Kiliziya Gatolika, akabyara undi muyoboro w'imyemerere, agashyira andi mahame n'amabwiriza. Uyu nguyu ni Luther nta wundi. Ahangaha Luther ni wavuze ko indirimbo zigomba kuzajya ziririmbwa, Zaburi iraririmbwa. Hariho benshi bagiye no kuvuzira cyane, harimo abafaransa baririmbye Zaburi baricwa. Ni byinshi byagiye biba mu itorero mu gihe ryari rifite impinduka, rikirimo rihinduka kumera nk'uko Kristo ashaka. Ibi ngibi rero nta wundi ni umugabo Luther wabikoze, umusore muto cyane wazanye impinduka. Uyu munsi umubare munini cyane w'abakristo, w'abayoboke bakaba bari inyuma y'imyemerere y'umugabo Luther. Ni Luther rero umusore w'Umudage. Ahangaha Luther mu myaka yiwe, Luther nyuma yo kuzana izo mpinduramatwara zose, ahangaha niho abapadiri benshi bashakiye, abihaye Imana benshi barashaka, barasohoka bajya kuba abakristo basanzwe, bava ku mahame ya Kiliziya. Ni muri urwo rwego rero Luther nawe yaje ashakana n'uwitwa Caterina. Uyu Caterina babyaranye abana benshi, ariko mu mwaka wa 1546 uyu mugabo ukomeye cyane Luther Martin yaje gupfa yishwe n'indwara y'umutima. Ariko mu gupfa kwiwe ntiyapfuye gusa, nkuko yabivuze ati ndashaka kuba baringa, ubundi nkazanyeza ngakanga abapadiri n'abasaserdoti bose banze kwihana ngo bave mu byaha. Ati ibi ngibi ndashaka kuzajya mbikora nkarusha abaritera igihumbi bazima. Nguko niko bimeze. Nyemere ya Luther umwe wapfuye, ubungu bifitwe na za miliyoni magana z'abantu. Bivuze ko izo miliyoni magana z'abantu abo bose ni baringa ya Luther kuri Kiliziya Gatolika. Uyu mugabo rero ntabwo yapfuye, aracyariho, kubera ko imyemerere yiwe hari benshi yakuye mu mwijima. Imyemerere yiwe hari benshi na n'ubu bakirimo, abitwa abaporo, abaprotesta biva ku ijambo guhakana abahakanyi. Abaprotesta rero abo bose nta bandi n'abuzukuru b'imyemerere y'umugabo Dr. Martin Luther. Murakoze cyane. Ikiganiro cy'ubutaha tuzareba ku bandi bantu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu mpinduka mu itorero rya Kristo kugeza uyu munsi, naho rigeze uyu munsi ndetse naho rijya. Murakoze cyane. Twari turi kuri Mamlaka. Kora share na subscribe, urabudushigikiye, n'ubutaha uzadukurikire. Murakoze.